Turabasuje cyane tubifuza kugira ibihe byiza ndetse no kugubwa neza. Wowe ufunguye kino kiganiro tukaba tugiye rero kukwereka uburyo noneho ushobora guhangana na ads zica muri telefone yawe. So ku bantu bakoresha Android ukunda kubona ko hari igihe ufungura application rwose ukigeramo aho kugira ngo utangire urebe ibikujyanye, gatubona hajeho igitangazo cyangwa se ikintu cy'ikivideo kikagukanga ku buryo cyangwa se kikakuza gukora imirimo yawe yari ikuzanye kuri internet ugasaba ko kirangiza ngo kijye ibyo wabona ko ukora. So ibyo video rero babyita ama ads cyangwa se amatangazo yamamaza abari kunyura muri telefone yawe. So rero nimba ukoresha Android uyu ni umwanya kugira ngo urebe neza noneho uburyo ugiye guhagarika ayo matangazo ntazongere kunyura muri telefone yawe. So urakanda subscribe nimba ari ubwa mbere ufunguye uyu muyoboro, ukande like, ukande aho kuri comment dushyiremo igitekerezo cyawe. So urajya ubona hari icyo tugufashije tukagenda utadushimiye cyangwa se utubwira uti ikibazo kiraha, hanyuma tumenye ko dushyiramo morale tugufashe gukoresha telefone yawe mu buryo bwiza kandi butanga umusaruro. Kwibwira ko aho ngaha niho ushobora kuba ibiganiro byiza nk'ibi ngibi, ntibagirwe gukanda subscribe. So reka rero dutangire turebe neza uburyo ukuramo izi ads cyangwa se amatangazo muri telefone yawe ntazongere kugaragara ukundi. So urahita umanuka hano muri setting ya telefone yawe, buri phone igira setting, so yanjye ni ikomeze. So urakanda kuri setting, numara ukanda kuri setting uza hano muri search, kano kazu ko hejuru ka search wanditswe mu ijambo bita DNS. Ukimara kuryandika leta hano kanditseho ngo private DNS, hanyuma nubona private DNS urahakanda, uhita ukanda kuri private DNS, umanuka hano hasi ari gutera, hanyuma uhakande, ituza hano hasi ku kanyuma habanza akitwa off, ka kabiri ni automatic, ka gatatu ni private. Uhita ukanda kwa kanyuma kanditseho ngo private DNS provider hostname. Nubirangiza hano urahita ushyiramo aka website kitwa dns.adguard.com. dns.adguard.com niko urandikamo hano, ukarebe neza kundi ukanditse aba ariko nawe uza kwandikamo ni ijambo dns.adguard.com. hanyuma nurangiza urakanda hano kuri save. Couldn't connect. Okay, yagezeho. Ikibwira rero ko yabaye connected. So urabona hano hasi hahita hazamo ka website, ahangaha hahita hazamo ka website kanditse ngo dns.adguard.com. So kakimara kuzaho uhita umenya ngo ubwo hehe n'amatangazo udashaka. Uko niko rero ushobora kurinda smartphone yawe kwakira amatangazo cyangwa se ama ads yandi udashaka. Uzajya ufungura website cyangwa se application zawe maze ukora ibikujyanye, nta tangazo na rimwe uzongera guhura nayo kubera aka kantu umaze gushyira muri telefone yawe. So niba ukunze kino kiganiro tubure ukanda subscribe, tukanda like cyangwa se uduhe n'igitekerezo cyawe, ndetse washaringa n'inshuti zawe kugira ngo nazo zibashe kureba iki kiganiro, kugira ngo nazo ubafashe kuba bakoresha smartphone zabo mu buryo bwiza kandi bakunze. Imana ibarinde, mugire ibihe byiza.